Good morning. Tugiye kuvuga imirimo y'Imana ikomeye mu minota mike dufite. So in a very short time we are going to share the great works of God. Yo kuva ku wa mbere saa 10 za mu gitondo kugeza ejo nimugoroba. So from Monday 4 a.m. To yesterday evening. Si uko ari bwidakora ngo So- muri iyo minsi nibwo yakoze gusa n'ikindi gihe irakora, ariko reka bariho mpera. So God works always, but I will mention about the days. Mu Baroma 14:7 aravuga ngo nta muntu muri twe uriho kubwe cyangwa upfa kubwe. Niba turiho kubw'umwami, kandi niba dupfa kubw'umwami. Nuko rero niba turiho cyangwa niba dupfa turi ab'umwami, kuko icyatumye Kristo apfa akazuka ari ukugira ngo abe umwami w'abapfuye n'abazima. Amen. It is in Romans 14 verse 7. Ndashima Imana kubwo minsi yatambutse, kubw'urupfu n'igiterane. I thank God for this past week because of the conference and the situation of the death. Kuwa mbere saa 10 bampamagaye bambwira ko murumuna wanjye wo kwa data wacu yakoze accident za Kirehe agahita apfa. So I was called on Monday that a young brother of mine had an accident in Kirehe area and he immediately died. Ntago ari ukuvuga ngo ni wari utuye kure, n'uwo twareranywe kuba ari wo muri famiye, ariko ni n'uwo twareranywe urugo ku rundi tujyana ku ishuri. So beside being a relative, he was a close friend of mine whom we grew together, going together to the school. Ndashaka kubabwira ukuntu Yesu ari umwami. So my intention is to tell you how Jesus is the King. Nagombaga kumanuka nkajyayo, twamushyinguye ari kuwa gatatu. Kuwa kabiri nagiye kare njya gutegura uko turaza kubigenza, kuko twagomba kumushyingura Kirehe tutaramugarura za Kinihira. So I was to go to the burial on Wednesday because we couldn't bring him to the remote place of Kinihira, but bury him in Kirehe. Nagiyeyo turategura tujya kumukura muri morgue kuwa gatatu, ariko kwa kundi baba bari gusengera umubiri ku bantu baje kubatabara tutarajya kwirimbi. Ayo masaha yari nko masaha 9, saa 9 bahita bampamagara ngo na nyogokuru byara mama nawe arapfuye. So and around 3 p.m. the time they are praying for the dead one, so I was also called that the grandmother of mine also passed away. Ibyo bintu byose rero kubyakira uhagaze imbere y'umurambo umwe bakubwira ko ari n'undi umaje gutaha, atari Yesu ubundi wacanganyikirwa nk'abandi. So if it was not Jesus who strengthened me, it was a situation where you can even become crazy, standing on a dead body and being informed the other one who dies. Hanyuma hari ijambo rivuga ngo kubizera byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira. So but there is a word of the Bible which says for the believers all works together for good. Do you think that was good? Ni byiza kubera ko ari Yesu wabivuze mu ijambo. Impamvu ari byiza wenda uko wowe ubibona ko wakiriye Kristo, ntago ari kundi muntu abibona. So we can call it good because Jesus said and we are born again, but not to everyone to call it good. Ejo pastor arimo atwigisha hano, yarahagaze hano, uwasemuraga yari hano, yavuze ngo ngiye mpagaze hano nkandika 6, uhagaze hari abona ari 9, ariko ngiye mbona ari 6. When yesterday pastor was lecturing to us, he said when he writes 6 on his side and the interpreter can see it as 9. Birasaba ko rero uyu uri kureba ko hari 9 muzana muri uyu mwanya akabona ko nanditse 6. So and to see the same thing is to change the position of
he who stands on this side to go to the other side, and they see in the same way. kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami, umwuka nawe ati yego. The word of God says, blessed those who die in the Lord, and the Spirit says yes. Ndashima Imana ko abo bantu bose narababwirije ubutumwa bwiza. So I thank God because I preached the gospel to both two who died. Akazi kanjye kari ako kubabwiriza, ntago kari ako kubemeza. My job was to preach to them, not to convince. Yesu ukora ibye ni nawe wemeza imitima, ubwo ibisigaye nibye. And Jesus is the one to convince the heart. Byarangoye rero kunyura muri izo ngendo zose. Mukecuru twamushyinguye kuwa gatanu, kandi kuwa gatandatu nari mfite igiterane hano. So it challenged me to be available in those different places, because we buried the last one on Friday, but I was to be in the conference the next day. Hanyuma ndashima Imana ishobora byose, iyo yaremye ijuru n'isi kandi igatanga Yesu ngo aducungure, ko yanshoboje n'ejo kugera hano. So I thank the Almighty God who created the heavens and the earth, and who gave Jesus to save the earth, and he also enabled me to be present in the conference we had. Muri iyo mibabaro yose, muri urwo rugendo rwose, ndashima Imana yo ubwayo yanyuze mu bantu benshi bakampumuriza, nubwo Yesu ari uduhumuriza kurushaho. So I thank God because through such a situation, God used many to console me, to support me, even if Jesus himself is the one who does it well. Ndasabira umugisha buri muntu wese, ariko dushime n'Imana ko itanga ubutumwa bwiza yanyuze mu mushumba mukuru, akanatwohereza Pastor Ko. Pastor, warakoze, Imana iguhe umugisha. I want to thank you, Pastor Ko, for the support, and we received through the servant of God, and he sent the missionary to us to guide, and through them we received the salvation, and they are helping us. Hari impamvu mushimiye, noneho ikirenze ibyo bintu cyanejeje umutima wanjye. Ejo hari umuntu wahagurutse hano ejo wa Nyagatare avuga ko yakiriye ubutumwa bwiza, atarakira ubwo butumwa bwiza, sinzi niba yari yahimbye iyo ndirimbo, ariko yahagurutse avuga ko yera nk'uko Imana yera. Numva ndishimye mu mutima kuvuga ngo mbonye undi muntu uhagaze akavuga ngo ndera nk'uko Imana yera. Ibyo bintu kuza hano ukavuga ngo ndera nk'uko Imana yera, atari Yesu, ntago wabivuga. Imana ibahe umugisha.